urupfu rwari rumufite mu biganza. Murabona uyu mwana ntiyari afite kubaho, ariko Imana irambwiye ngo dusubize umwana iki? Ubuzima. Tubikore yemwe. Erega Bibiliya iravuga ngo twahawe ububasha, twahawe ubutware, twahawe imbaraga zo kugarura ubuzima n'ibyari bipfuye. Uwiteka akigaragaza. Abakwangaga hariya hantu bagiye kugukunda kuko umwanzi yari yaragusize icyangiro. Imana iguhaye igikundiro mu izina rya Yesu, kandi ntuzongera kuribwa uyu mutwe ukundi kubw'imbaraga z'iki? Z'Imana. Rekura wa mwuka muri we, soka muri we, soka muri we, soka muri we, soka. Rekura ubuzima bwe, ntuzongera kumuhambira ukundi. Iri ni isezerano ry'amaraso ya Kristo Yesu. Aya ni amaraso yatambwe ku bwa benshi. Aya ni amaraso akiza ibyaha. Aya ni amaraso akuraho karande. Aya ni amaraso yica imyuka mibi. Birarangiye muri we guhera none. Wigeze umujyana kwa muganga? Bakubwiye iki? Bambwiye ngo kwa bwawe impyiko. Imana yambwiye ngo tumugiye kumukuriraho icyuma kigira ute? Kibaga. Urabona Ikoze bari bagiye gukura mwimwe agasigara nimwe, umwana muto nk'uyu. Icya kabiri, murabona uko ameze, igihe kimwe ajya agira ikibazo imyanya y'ubuhumekero igafungana, guhumeka bikaba gake, ndetse mwari mugiye kumushyira kuri kabomboni kamufasha guhumeka. Niko byagenze? Niko byagenze. Tugiye gusubiza umwana ubuzima. Turamusubiza ubuzima. Waturutse waje hano ari ubwa mbere ugeze mu rusengero? Ubwa mbere nakorebaga kuri televiziyo. Wajyaga undeba kuri Goodrich TV? Reka noneho dushyire mu bikorwa icyo Imana ishaka. Yewe ntabwo nza kubabwiriza, twatangiye bukazi katangiye. Tugiye gukora umurimo w'Imana, kandi bababwirije, ndatekereza ko abavuze ubutumwa buvuze neza. Ese murizeye? Asoje avuga ngo ikintu cyose tukite uko dushaka mu mazina. Uyu nguyu ntabwo azongera gutaka impyiko ukundi. Wari ufite randevu yari ariyo kuzamusubiza kwa muganga kureba ikibazo cy'impyiko? Mfite randevu kuri 23 z'ukwa gatatu. Ubwo bambwiraga ko bashaka kuzamujyana Faisal bakamukuraho ngo akanyama ku mpyiko bakakajyana hanze, akaba kakavanamo bakagatwara. Dore icyo Yesu yaje gukora. Haleluya, haleluya. None se ko waje mu gitondo nakubona n'umwana uyu yaje ryari? Twazanye. Mwari kumwe? Yicaye hariya? Twazanye. Imana irambwiye ngo mfashe uyu mwana kuko ikibazo cye kirarangiye. Amen. Ese murizeye ko uyu mwana wacu atazigera hagira icyuma kibaga kimukoraho? Mwebwe nimutizera ndabizerera. Witwa nde? Irasubiza Didi. Imana igira ute? None se ubundi yamusubiza? Reka dukomere Imana yacu amashyira bikwiriye. Ya Yesu niko kirangira, niko kirangira. Mwami ndagushimiye ko mubohoye burundu. Aya mazi ni umuti, 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 aya mazi. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Atahanye umwana muzi. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Hanyuma abakwangaga hariya hantu bagiye kugukunda kuko umwanzi yari yaragusize icyangiro. Imana iguhaye igikundiro mu izina rya Yesu, kandi ntuzongera kuribwa uyu mutwe ukundi kubw'imbaraga z'iki? Z'Imana. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Imwisubire hari. Zana uwo mwana wawe musengere. Uwo mwana we baramuhumanije, mumpereze we.
uyu mwana afite ikibazo, ariko reka Imana itanga igisubizo. Waturutse mu Bugesera? Naturutse mu Bugesera mu murenge wa Musenyi. Mu murenge wa Musenyi. Yego. Reka dukomere Imana amashyi ko abantu bava kure kandi bakaza bagakira. Uyu mwana wawe urupfu rwari rumufite mu biganza. Murabona uyu mwana ntiyari afite kubaho, ariko Imana irambwiye ngo dusubize umwana iki? Ubuzima. Tubikore yemwe. Erega Bibiliya iravuga ngo twahawe ububasha, twahawe ubutware, twahawe imbaraga zo kugarura ubuzima n'ibyari bipfuye. Uwiteka akigaragaza. Umaze iminsi umuvuza byaranze? Byaranze, naramuvuje. Imikoro yawe ndiriho sha, jya uyishyiraho. Yafashwe mu kwezi kwa kane, ubu amaze amezi 10 arwaye. Amaze amezi 10 arwaye. Ubu kuva yavuka nyine afite umwaka n'amezi 4, ntago arakambakamba, ntago ararya ibiryo, ntago wateka ngo umugaburire, mbese muri makeya nta kintu ashoboye pe. Kandi mu gatuza narashize, inzara arazindya, andya inzara ngacika ibisebe byinshi. Donc umwana afite abazimu bateye ubwoba. Ntago ajya asinzira ijoro, ngo mfata umwanya wo kuri ku manywa akazi nkagahagarika kugira ngo nijoro kubona uko naramuhetse. Uyu mubyeyi ndi yarukiye bene da, akeneye kuruhuka. Umva musore wowe usohoka, ufite ubutumwa bwawe bukomeye, uraramutse ugiye n'akazi kawe. Ndagira ngo mbabwire, narababwiye ngo nimugira amahirwe mukabona hari icyo Umwuka Wera ampumekeye, cunga. Nudacunga niwe uzahomba, nyewe mpora ndi wa wundi. Uyu mwana mugiye kureba iby'Imana ikora ku mugaragaro. Umunsi uyu mwana avuka, hari umuntu waje aramuterura, amaze kumuterura amuhuteraho imyuka mibi. Ntabwo uyu mwana yangirikiye mu nda. Umunsi yavutse, kwa kundi mwizera abagore mugahereza terura, yamwoherejemo igini, niryo rigiye kumusohokamo nona. Tazongera kukunosha, tazongera kukurya inzara. Ikibazo yarafite uramusubiza yari muzima. Uzaza utubwire iby'Imana yagukoreye, ubitangeho ubuhamya. Ibi ni byo Satani yaje gukora, ariko natwe dufite Imana igarura ubuzima. Mana ndasenze mu izina rya Yesu, ngikora kuri uyu mwana, ukumuteruye gusa, ukumuteruye mu gituza, ukumufashe mu gituza. Ndirukana buri mwuka mubi wose, ndahambira, ndazirika buri mwuka wose, ndazirika buri mbaraga yose, ndazirika buri gitero cyose mu izina rya Yesu. Uyu mwana, imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana zibohora. Rekura wa mwuka mubi we, soka muri we, soka muri we, soka muri we, soka. Rekura ubuzima bwe, ntuzongera kubuhambira ukundi. Birarangiye, uyu mwana abaye muzima, arakize. Daimoni ntabwo uzongera gukorera muri we mu izina rya Yesu. Imbaraga z'umuriro, imbaraga zitwika, imbaraga zisenya, imbaraga zirimbura. Ndagushimiye Mwami ko uyu mwana abaye muzima. Ndagushimiye Mwami ku bw'aya mazi. Uyu mwana akiyanywa, ndayasengeye ahinduka amaraso ya Kristo Yesu, atwike buri gitero cyose, atwike buri imbaraga yose. Ukumukikiye, abamarayika baramukikiye, ukumukikiye, ijuru riramukikiye, ukumukikiye mu gituza, niko abamarayika bamufashe. Nta mwuka mubi uzamwica. Twirukanye umwuka w'urupfu kuri we mu izina rya Yesu. Nta mudayimoni wo kongera kumutera aka kanya. Ndagushimiye ko uyu mwana abaye muzima. Amaraso ya Yesu abe muri aya mazi iteka ryose. Urakoze kubikoze. Amen. Kadukomere Yesu amashyi. Uyu mwana uko bari bamutanze igitabo, uko mushize ku ruhimbi, uyazakorera Imana, uyazavuga ubutumwa bwiza, uyazahimbaza, uyazahanura, uyazabwiriza, uyazavuga imbaraga z'umusaraba. Uyu tumwatuye imbaraga z'Imana. Ijuru
nirimwakire, rimurere, rimukuze mu mbaraga z'umwuka wera. Aka kanya nta dayimoni izamuhangara, nta mwuka mubi uzongera kumuhangara. Urakoze kumubohoye mu izina rya Yesu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Ukumwami muhesheje aya mazi niko ubuzima bwe bugomba guhumanuka. Guhera none uyu mwana abamarayika baratahana nawe, kandi ikirakubera ikimenyetso, iri joro araryama asinzire, arasinzira, arasinzira, buracya mu gitondo ari muzima. Reka dukomere Imana amashyi kubw'uyu mwana, reka dukomere Imana amashyi kubw'uyu mwana. Harakora kambabwire, ahantu utuye ni mu ndiri y'abarozi gusa. Kubera iyo mpamvu Imana irahamukuye iramwimuye. Imana igiye kuzahakwimura mu buryo butunguranye bw'igitangaza. Uzamenya ko Imana yakugendereye. Niko yabwe icyubahiro, mumfashe dushime Yesu. Yabwe icyubahiro, mumfashe dushime. Reka tuyishimire Imana, tuyizamurire amaboko tuyishimire. Reka tuyishimire, reka tuyishimire, reka tuyishimire. Mureke mbabwire, uyu mwana iyo bigeze nijoro ahinduka nk'akanyamaswa. Nta mutima w'ubuntu aba afite, aryanye n'inzara, umva nugushikura, nugushitura. Umubiri wawe mu gituza ufite ibikomere, uyu mwana agukomerekeje byinshi cyane. Asingiranye n'agashitura inyama, arashitura, icyo afasha arashitura. Guhera none ubwo butware bw'umwijima burahagaze mu mbaraga z'umwuka wera. Atahanye umwana muzima, atahanye umwana muzima. Ndagushimiye mwami w'abami ko utanze umwana muzima. Ikintu gitanga ariko mana, ibaza umwana kugira umuriro akaba hafite umuriro. Nkagira umuriro ukazamuka ukamanuka, ukazamuka ukamanuka. N'abaganga ntibashobora gusobanura iby'uwo muriro. 39 nabaye muri ADP 40 ukwezi kose, abadogiteri barabananiye. Umwana ahora kuri 40, 39. Imana irambwiye ngo izimisha umuriro. Oh, letiko sama eribashala sita rakosha. Imbaraga z'Imana, imbaraga zirimbura, imbaraga zisenya, imbaraga zifata mbiri imikorere yose y'umwanzi. Turagushimiye, reka twongere Yesu amashyi menshi. Tahana umwana wawe muzima, genda wicare hari umwana wabaye muzima. Ubugesera musigare musenga kandi munsengere ngereye amahoro. Reke naye humura, ngaho igendera amahoro. Ngo ni Bugesera hehe? Imusenyi, mu murenge wa Musenyi. Ntabwo tuhazi, sinzi siname. Imana ijyane nawe, ikurindire iyo ugiye, kandi uzagaruka utubwire icyo Imana yagukoreye. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Imana nisize. Twanze ko azongera kwitura hasi, kuko umwanzi yashakaga kumutura hasi akajya asa nahaguye. No mwana muto nk'uyu kweri ajye yitura hasi? Ajye yitura hasi kweri? Amakimbirane yabiteye, Imana irambwiye ngo nta ruhare wabigizemo, ibitesheje agaciro. Tuzongera kurwara isereri. Mana mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zikomeye ndagushimiye ko zishyuye umwuka w'isereri. Uyu mwana muto ntazongera kugira iki kibazo. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zisenye igicaniro cyamurwanyaga. Urakoze kumubohoye, urakoze kumunesheje, urakoze kumugiriye neza mu izina rya Kristo Yesu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye.
isereri yagufashe ku manywa yamuzonze pe, iramuzonga, ariko yari iya mbere ni yanyu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye n'umugeri mwiza. Ntabwo uzongera kurwara ibintu utazi ibyo warwaraga. Warwaraga ibitero ariko ntibizongera kubaho. Imana irakubohoye, Imana iragukijije, kandi ntuzongera kuribwa mu nda iteka ryose. Ubuzima bwawe Imana irabukijije. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, reka yisubirire mu mwanya we. Wowe musore ngwino nyitabe hano. Iwanyu ni kirehehe hejuru ni he? Kurusumo ni iwanyu. Imana irambwiye ibintu byakubayeho birarangiye none, apfukama hano. Imana irambwiye mbere yuko ibyakubayeho ugatakaza akazi, ugatakaza ubuzima bwari ufite, ntabwo wasengaga, wari warasubiye inyuma. Siko byakugendeye? Yego. Ko byangendekeye. Iko byangendekeye. Wari ufite n'akazi kaguha amafaranga menshi, wari ufite akazi kaguha amafaranga meza, ariko umwanzi byose arabiyoyora, arabitwara cyane. Umva uko Imana ivuze, usubijwe mu kazi. Amen. Usubijwe kubaho. Amen. Ukuwe mu ruzerero witeka arabiremye nonaha. Amen. Kubw'imbaraga z'Imana nonaha imyuka mibi warwanaga yaso, yego, ujya mu bapfumu, yego, usa n'ahaterekera, arakora ibintu by'ubupfumu gusa. Abikora Tanzania. Tanzania. Vuga numve. Abikora Tanzania. Abikura Tanzania. Vuga cyane nkumvesha. Abikora Tanzania. Akabicisha akabizana. Yego. Dore yaragiye kuzagutangaho igitambo karindagira ukajya uhoboba inkonda. Imana irakwimanye mu izina ryande, mu izina ryande, mu izina ryande, mu izina ryande, mu izina ryande. Imbaraga z'Imana reka zimutwikire. Urakoze ko mwami atabaye igitambo cy'abadayimoni, kandi guhera none imifuka yawe ugiye gusubiramo amafaranga. Imifuka yawe ugiye gusubiramo amafaranga. Konte zawe zigiye kongera gukora. Uko Imana ikwibutse uzahora ukiranuka, uzahora wubaha Imana. Ibyo nibyo bigukwiriye iteka ryose. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire Imana ifite umugambi mwiza, ifite umugambi mwiza kuri twebwe. Muri ibyo yaravuze ngo nimuze murore Yesu, nimuze murore Yesu ni mwiza, nimuze murore Yesu ni mwiza cyane, nimuze murore Yesu ni mwiza, nimuze murore Yesu ni mwiza cyane. Ndashaka kubabona kuri, ndashaka kubabona rwose mwawa wa undi nari mwe ngagaruke ari yeye. Kubera iri ndirimbo iririmbye gusa, dore uratoranijwe, uremewe, izina ryawe rirasohotse. Haleluya. Rala kita rama seko shako siko shama. Imana irambwiye ngo vi miliyoni zirenga 7, hagati ya 7 n'9, ayo mafaranga ugiye kuyakira mu buryo bugutunguye. Icyakabiri, mva ngubwiye, niba hari umuntu ugiye gukundwa ni wowe, niba hari umuntu ugiye gutunga ni wowe, niba hari umuntu ugiye kubahwa ni wowe. Kandi Imana nkorera igiye kuzagutumbagiza kubw'umutima ukunda uciye bugufi, kandi ukuba Uwiteka agiye kukugirira neza mu izina rya Yesu. Dukomere kenyure, ariko uzarama, kuko kubako kw'Imana niko kubivuze, uzarama. Nagiye kubona mbona mushiki wawe araguhamagaje, ugiye i Burayi, kandi ugezeyo mbona ukuyeyo umugisha uragaruka, ariko mbona uhawe umugisha ukomeye mu buzima bwawe. Haleluya. Nta nuwo kwa so wanyuriyo, data wacu muri Amerika. ntari muri Amerika.
none se nta bakobwa yabyaye? Oya, afite abahungu gusa. Ko ngiye kubona mbona hari umukobwa kandi ni mushiki wawe rwose. Ni umukobwa ariko ni muto, afite imyaka nk'itandatu cyangwa. Oya, undi ni umukuru kandi ni mushiki wawe. Nta no mucatinga kuri telefone yawe akubwira ngo musaza wanjye? Hari umudamu ufite n'abana, anyita umwana we abamwandika. Ngiye mbonye umuntu aguhamagara, ujyayo ufata amafaranga uragaruka, ugeze hano ubu mu kiresha uraryoha. Haleluya. Tuvuge ngo azagende, uko agende mu azagende. Yego. Kandi wowe ukennye, icyambere utinya inzara, tore inda mu minsi 40 ndagutegetse wiyumva nta kibazo. Wumva uhorogoma. Wumva ugurumana. Uhorogoma. Wumva ugira ute? Uhorota. Wumva wa ariko nukuri kwima ko munyamunyumvira nukuri kwima. Uhera none ukora aya masengesho neza, icyo gitangaza cy'amafaranga Imana igiye kuguhuza nacyo. Tibivuye mu byo ukora, tibivuye mu bindi, ni umuntu Imana ikoresheje aguha amafaranga kandi azaguha amadolari. Urabyizeye? Urakora 40 urayikora, uzajya urya saa 10 za nimugoroba, ibiro bisigare kuri 50. Ibintu wihaye byo guhora urya buri kanya ntabwo ari byo. Ntabwo uri umusore se? None sinzari zagutwara iki? Urayakora? Nsubiza neza, urayakora? Guhereje. Guhera ryari? Ejo. Noneho wajuriye. Kari kabaye. Kari kabaye. Ariko bikuri kwiba agoja hari abatipe rwose ariko muranejeje niko kari kabaye. Okay, ejo ndikakabe tuzakomeza ku cyumweru, tuzaba turi hano saa 6. Iminsi yose ujya urya ryari saa 10 ayo masaha, ariko mbere ya saa 10 ntiwemerewe n'urya amafaranga uzayahomba. Subira mu mwanya wawe. Ariko abagabo nabo ntibagira imbabazi, akana ngakano kakajugunya pe. Ufite amatiku, papa wawe ntagukunda, papa wawe ntacyaguha, papa wawe intonganya ni zose. Bwira papa wo mwijuru, bwira papa wahe wo mwijuru. Yari yakwemereye ko ari amafaranga azagufasha na yari yakwima. Yego. Hanyuma none urumva asugiye gufata igihe cyemezo. Nahisemo kwituriza cyangwa kumureka. Twajyanye no mu buyobozi, mbona n'ubundi ntacyo biri gutanga ndabyo. None se wowe uyivuze ngo kubireka kandi waramureze? Reka kumurega, reka duhamagara Imana itanga igisubizo cyiza. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Ukumuteruye mu izina rya Yesu, muteretse mu biganza bya Yesu. Guhera uyu munsi uyu mwana yishyuriwe minerivare. Guhera uyu munsi uyu mwana hawe aho kuba heza. Guhera uyu munsi uyu mwana aratabawe na mama we mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikora ibikomeye, zihindura, zirema, zikota rama shako siba. Daimoni yose yamuteraga guhekenya amenyo irarangiye. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Uyu mwana wawe kubera we Imana irekuye umugisha, iguhaye akazi, iguhaye akazi, iguhaye akazi. Kandi n'uyu ushaka kugutereta mwihorere arahari. Oya. Mwihorere ntiyongere no kugutelefona. Pereza telefone musibi she, pereza musibi, pereza mumanukiraho. Tiyaguhamagara uri hano, tiyaguhamagara uri hano. Ubu yaragiye kugusora mu rusengero cye, kumuhamagaye cyangwa niba uri guhamagara ku maguru yawe, haguruka nguhanurire. Haleluya. Turakiriye mwami, twakira ijwi ryawe mwami, twakira ijwi ryawe, twakira amagambo yawe mwami. Haleluya. Heri makosha tarako seke shaka. Haleluya.
haleluya haleluya twakiriye amagambo yawe meza mwami twakiriye ubushake bwawe mwami twakiriye ubushake bwawe mwami twakiriye ubushake bwawe mwami twakiriye ubushake bwawe mwami Imana iguhaye intsinzi haleluya Imana iguhaye intsinzi haleluya Imana iguhaye intsinzi 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 nakoze intsinzi bana b'Imana intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi 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 bana b'Imana intsinzi genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi bana b'Imana genda yireba intsinzi mu bice byose intsinzi mu kazi wacu mu rugo iwacu oh mu bana bacu mu rugo iwacu hejuru hejuru mu kazi kawe mu rugo rwawe aho handi wanyu mu banyi wanyu yewe mwitorera iwacu mwitorera iwacu oh intsinzi Imana irambwiye ngo irabatabaye nakoze mwami umuntu wese dusozanya amasengesho Imana imwemereye igisubizo byihuse urakoze data umuntu wese uyu mugoroba Imana ikwemereye kugusura akira gusurwa n'Imana akira gusurwa n'Imana hari dosiye zari zaranze zigiye kwemera hari abantu bahawe akazi mu izina rya Yesu imiryango yari yarakingutse mu izina rya Yesu akira gutabarwa n'Imana shimira Imana ibyo igukoreye yikomera amashyi menshi irabikwiriye n'umwungeri mwiza kugira ngo neshe umwe n'amahoro ese urumva ari Imana ikoze ku buzima bwawe wagira amaboko gutyo ugashimira Imana haleluya 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 wazamura ibiganza ugashimira Imana mbega abantu we mwazamura amaboko tugashimira Imana ndagira ngo nkubwire hari indirimbo nshya ugiye kuririmba hari indirimbo nshya ugiye kuririmba hari indirimbo nshya ugiye kuririmba hari amagambo agiye guhinduka hari imvugo zigiye guhinduka hari imigendere igiye guhinduka hari imirebere igiye guhinduka hari amagambo agiye guhinduka ninde ubyakiriye atera haleluya ndagira ngo mbabwire intsinzi uyiririmbye utari wanasoza amasengesho hari intsinzi ku buzima bwawe makoshataraka shaka setora mashako wa ribaba seketora koshamaraka setete koshaibon urakoze mwami urakoze kugize neza urakoze kumvishe gusenga kwacu urakoze kumvishe gusenga kwacu ku munsi wa mbere w'iminsi 40 turagukomera amashyi menshi tugushimira turagukomera amashyi menshi tugushimira turagukomera amashyi menshi tugushimira muhagurutse ku kuboko mubwire ngo duhaguruke hari umuntu wanditse agapapuro asaba ngo umwana we ninde ufite ikibazo wanditse agapapuro ninde agapapuro ndeba hariya ninde wakanditse yagiye haleluya arahari ninde agire gutya umwana afite ikihe kibazo munzanire hano Yesu nashimwe ahimbazwe ibihe byose umwana ikibazo afite noneho famiye yiwe bari abantu bamufasha baba hafi yiwe ariko uko bamufasha kose byari ibintu bitagaragara nkaho byari mu muco ni kuvuga ngo bamuha amafaranga menshi ariko amafaranga menshi akayamaza ibintu bitagira umumaro ubwo bari bamaze kumugirisha amapromese icyiciro kimwe noneho no munsi barabagiye kumurahiza
kugira ngo atange ikimazi. Ubwo bagiye kumurahiza bamubwira gutanga ikimazi, bamwereka foto, arareba abonamo umwana asanzwe azi, bamubwira ko ari wari butange. Baca bamubwira avuga amazina ye y'uwo mwana, noneho arakwepesha atanga amazina atariyo, noneho biracika biranga ko bifata. Byanze ko bifata baca bamujyana ahantu ngo mu cyumba ngo yiherereho kugira ngo abari bo gutekereza amazina y'uwo mwana by'ukuri. Barakinga, bamaze gukinga ntabwo bashizemo kare, abona gucika. Acitse rero arampamagara, yampamagaye yamaze kugera ngaha, nje ndi aho hakurya Kicukiro. Ndavuga ati reka tugende, mubwiye ndaza. Inje ahita arambwira byose byamwaye ko, ndamubwira ati ariko uko biri kose dutegezwa kwinjira mu itorero hama kugira ngo dusabe ubufasha. Ukuvuga rero cyari kituzanye nuko mudufasha kumusengera, kubera kuko bamubwiye ngo nabivuga ngo ubuzima bwe buri buhite buhagarara. Acapfa. Ahagarara gute? Yesu ari we soko y'ubuzima se. Mwagaza tugire gutya dushimira Imana. Muhagarikiraho ndaje musenga. Imana ikomeye data. Mureke mbabwire, uyu Imana igiye kumubohora byarangiye. Mureke dushimire Yesu. Ngiye kumahumanuza amazi nkuko bamuteye amazi. Mwami Yesu amazi ndayasengeye mu izina rya Yesu. Ngiyafata imbaraga z'Imana niziyakoreremo mu izina rya Yesu. Ndica buri mwuka wose wari waragize isezerano kuri we. Urakoze kumuhumanuye mu izina rya Yesu. Ori makosa rako shakaraka site kosha mara kesa. Aya ni amaraso ya Yesu anyweye. Birarangiye daimoni ntizongera kugira ubuturo muri we. Iri ni isezerano ry'amaraso ya Kristo Yesu. 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 Aya ni amaraso yatambwe ku bwa benshi. Aya ni amaraso akiza ibyaha. Aya ni amaraso akuraho karande. Aya ni amaraso yica imyuka mibi. Birarangiye muri we. Guhera none Mana ndagushimiye kumuhumanuye. Aya bamuteye, aya bamwanduje, iyo myuka mibi ndayisenyesha kumumena amaraso ya Yesu. Kandi guhera none ubuzima bwe burahindutse mu izina rya Yesu. Ntazongera kugira iki kibazo. Birarangiye, birarangiye, birarangiye mu izina rya nde. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, arabikwiriye. Urakoze Yesu. Ngaho komera Yesu amashyi. Komera Yesu amashyi menshi. Komera Yesu amashyi menshi.
komera Yesu amashyi menshi, komera Yesu amashyi menshi, komera Yesu amashyi menshi, komera Yesu amashyi menshi. Ibiganza byawe amaraso batwaye ntazongera gukora. Uhereye none ibiganza byawe, aya ni amaraso ya Yesu agiye mu biganza. Guhera none birarangiye, ntibazongera kugufata. Imbaraga zabo ntizizongera gukora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Tugusubije umwana wabaye muzima mu izina rya Yesu. Reka dukomere Yesu amashyi menshi, reka dukomere Yesu amashyi menshi. Reka dusoreze hano. Mumbabarire hari iminota igiye tutari twateganije, ariko ni akazi k'Imana. Ese muri hanganye?